Yesu nashimwe bene data, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Muri video y'ubwashize nabasobanuriye cyangwa se mbabwira amagambo atatu wabwira Mwuka Wera mbere yuko uryama, mbere yuko usinzira. Muri iyi video nkuzaniye ibimenyetso bine simusiga bizakwereka yuko watoranijwe n'Imana. Imana iri kuguhamagara ngo uyikorere. Ndetse ndanababwira n'ubusobanuro bw'ijambo guhamagarwa n'Imana. Ese ni iki? Ese ni bande Imana ihamagara? Ni bantu ki Imana ihamagara? Ntucikwe rero muri iyi video. Mbanje kugeza ikaze kuri Hindura TV, kora subscribe ufungure n'inzogera kuyo ubona ibiganiro byacu. Iyi video nuza kuza kuyikunda, uze kuyilikinga, hanyuma uze no kwandika no muri comment utubwire ngo wayikunze. Dukomeje gushimira abantu bakomeje kudukurikirana haba muri Vietnam ndetse n'abo mu Buhinde ndetse n'abi Burundi no mu Rwanda wacu, turabibona cyane. Imana ije bahereza umugisha. Reka ne kubatindira tujye mu cyatuzanye. Mbese guhamagarwa n'Imana ni iki? Guhamagarwa n'Imana ni igihe umuntu yiyumva mu ibyiyumviro bidasanzwe, nongereho bidasanzwe, bimuhitira kwegera Imana cyangwa se muhitira kugana inzira igana mu ijuru. Ubwo ni bwo busobanuro bwuzuye. Nanone tutirengagije yuko Imana ihamagara umuntu mu gihe yayitabye, aribyo twita gupfa. Icyo gihe nabwo Imana iba yaguhamagaye. Ariko ubusobanuro bw'iri jambo guhamagarwa n'Imana ni igihe umuntu yumva mu ibyiyumviro bimuhituye cyangwa se mwegereza kwegera gukora icyo Imana ishaka. Nk'uko tubisanga mu ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere ibice 10 umurongo waho wa 10, haratubwira ngo nuko bageze kuri uwo musozi umutwe w'abahanuzi uhura nawe, umwuka w'Imana amuzaho cyane ahanurana nabo. Bishatse kuvuga yuko uyu muntu yitwa Sawuli yahanuranye n'aba bantu nuko yiyumvishemo uwo muhamagaro udasanzwe muri we, yumvishemo iyo byiyumviro bidasanzwe muri we, hanyuma nabasohoze cy'Imana ishaka. Mbese ninde Imana ihamagara? Imana ihamagara umuntu wese ishaka. Imana ihamagara umuntu ufite umutima nk'uko ishaka. Imana ihamagara umuntu ishaka ubwayo. Dusonye mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 16 umurongo waho wa mbere, haratubwira ngo bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kwira Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Israheli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesaya w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Dusimbuke dusome n'icyenda twumve neza. Yesaya ariyongeza amurika Shema. Nabwo Samweli aravuga ati, uyu si we Uwiteka yatoranije. Uyu mugabo yitwa Yesaya yari afite abahungu 9, ariko kuko Imana itoranya uwo ishaka, kuko Imana itoranya uwo yo ishaka, irangije reba muri abo bahungu 9 ibonamo uwitwa Dawidi. Wakibaza ngo ni impamvu Imana yari hisemo Dawidi mu bahungu 9 bose? Nuko Dawidi yari afite umutima nk'uko Imana ishaka, umeze nk'uko Imana ishaka. Bishatse kuvuga yuko nawe niba ufite umutima Imana ishaka, umutima utari mu isari, umutima utari mu inzangano, umutima utari mu inzika, nta kabuza nawe Imana yagutoranya ukaba umwe mu ntore zayo. Yishimira umuntu yari Imana ihamagara, no umuntu Imana ibwayo ushaka, ndetse ufite n'umutima Imana ishaka. Nanone ni ibihe bimenyetso simusiga bizakwereka yuko watoranyijwe n'Imana? Ikimenyetso cya mbere simusiga kizakwereka yuko watoranyijwe n'Imana ni igihe wumva muri wowe ufite inzara n'inyota byo kumenya iby'Imana, unyotewe kumenya iby'Imana. Nk'uko tubisanga mu gitabo cya Matayo ibice 5 umurongo waho wa 6, haratubwira ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Umunsi muri wowe uzumva yuko uri kwiyumvamo ibihe bidasanzwe byo kuba wumva ushaka kumenya iby'Imana, ushaka kumenya uko Imana ikora, ushaka kumenya uko Imana iteye. Ujye umenya neza yuko muri wowe Imana yabonye nk'ubundi butwari bw'uko ugomba kuba umwe muri yo, ugatabara isi, ugakora inshingano Imana ishaka kuguhereza mu uwo mwanya. Jya umenya neza yuko iki ngiki ari ikimenyetso simusiga gishobora kukwereka yuko Imana yagutoranyije. Mu gihe wiyumvishemo icyo kimenyetso,
tangira wige kubana n'Imana, wige no kubana n'abayo, kuko icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko Imana yatangiye kugutoranya. Ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko Imana yagutoranyije mu bayo ni igihe wumva muri wowe watangiye kwanga icyaha ndetse n'ibintu byose bishamikiye ku cyaha. Urugero, nimba wasambana ukabireka ukumva watangiye kubyanga pe, nimba wanywaga inzoga ukumva watangiye kuyizinukwa, nimba wakoraga izindi ngeso zinshi zigiye zitandukanye ukumva izo ngeso utangiye kumva uzanze. Icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko Imana yatangiye kugutoranya ube umwe mu ntore zayo, kuko tubisaga mu gitabo cy'Abaroma ibice 2 umurongo waho wa 4 haratubwira ngo, kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubwo imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo, ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukohereza kwihana. Bishatse kuvuga yuko iyo utangiye kwiyumva mu mutima ukwibutsa ibyaha, ukwibutse kubwira ngo biriya byari bibi, tangira wihane. Menya neza yuko byaturutse mu kugira neza kw'Imana, kuko tubikesheje ijambo ry'Imana uko ritubwiye. Tangira usobanukirwe rero icyo Imana igushakaho, yuko watangiye gutoranwa mu bantu bayo, watangiye kubutoranyijwe n'Imana. Tangira gushaka kuntu wegera Imana, hanyuma wihane umaramaje ukujeyo buri kimwe cyose kugira ngo Imana isohoze umugambi gufiteho ku buzima bwawe. Ikindi kimenyetso kizakwereka yuko Imana yagutoranyije nuko muri wowe uzumva wuzuye ubushobozi bwo gukora ibyo Imana ishaka. Urugero, ukumva wuzuye ubushobozi bwo gufasha imfubyi, ukumva wuzuye ubundi butwari bwo guhagarara ushikamye uvuga ijambo ry'Imana, ukumva ufite ubushobozi bwinshi cyane buhambaye muri wowe bwo kumva wakora ibyo Imana ishaka, ndetse ukumva ushize amanga yo guhamya Yesu Kristo, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo waho wa 29 haratubwira ngo, bagabo bene data, ntakimbuza kubabwira nshize amanga ibya sogokuruza mukuru Dawidi, yuko yapfuye agahambwa ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Utandira kwiyumvamo ibihero muri wowe wumva washize amanga huzuye imbaraga z'Imana, ujye umenya neza yuko icyo ngicyo ari ikimenyetso kigaragaza yuko Uwiteka yagutoranyije ube umwe mu ntore zayo. Ikindi kimenyetso kikwereka neza yuko watangiye gutoranwa n'Imana, uzatangira kubona inzozi ndetse n'amayerekwa agiye atandukanye. Iki kintu kirakomeye cyane, kuko Imana ikunda kukigaragarizamo abantu. Imana ikunda kukimenyeshamwo abantu amakuru y'ibyo ishaka ku buzima bwayo. Nubona utangiye kurota inzozi, nk'urugero ukabona urukurota ubwiriza, ukabona urukurota uhanurira abantu, ukabona urukurota uhugura abantu, ukabona urukurota ufite mikoro, ukabona urukurota uyoboye nk'iteraniro rinini cyane, ujye umenya neza yuko icyo ari ikimenyetso simusiga kikwereka ko watoranyijwe n'Imana cyo kuzakora ndetse no kurokora abantu benshi hano mu isi. Ntukabisuzugure rero. Igihe uzakomeza kubona ukabona amayerekwa agiye atandukanye ko ntubishyikire, ujye umenya neza yuko icyo ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko Uwiteka atangiye kukwiyereka, yatangiye kukwiyereka. Ujye umenya neza yuko Uwiteka yatangiye kugutoranya, yuko ugomba kuba umwe mu ntore zigomba kubana na iteka ryose. Bityo rero jya utangira usenge amasengesho uburyo bwinshi, wimenyereze no gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo bizagufasha kugera ku mugambi w'Imana ndetse kugera no ku icyo Imana iteganya kuzagukoresha. Ni iki wakora mu gihe wiyumvisemo kimwe mu bimenyetso twavuze haruguru? Icya mbere ni ugusenga. Icya kabiri kwiyiriza ubusa. Icya gatatu gusoma ijambo ry'Imana. Icya kane guterana n'abera bafite guhamya k'ukuri muri bo. Icya gatanu gusenga amasengesho y'umwihariko, ndetse gukunda gusenga wiherereye wowe ubwawe n'Imana, wowe ubwawe. Ndagushimiye cyane wowe rero twabanye mwa kino kiganiro. Ntugende udakora subscribe. Nge mwari muri kumwe, nitwa Niyokwizerwa Eric. Iyi video nimba uyikunze uyirayikinge, wandike no muri comment utubwire ngo nayikunze, hanyuma uyisharinge ku bantu bawe, hanyuma nabo bumve bino bintu. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda cyane naho ubutaha.